ibyo Uwiteka yasezeranye byose, igihe twemeye kugenda mu bubasha bwe tukemera kugendera mu mategeko ye, byose azabisohoza muri twebwe. Kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bagize gute, nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka areba mu mitima yacu. Mu gitabo cya mbere cya Samweli 16 umurongo wa 7, Imana yijya guhamagara ntabwo yita ku isura yacu. Ntabwo Imana ishaka umutima witeguye, nicyo Imana ikeneye, umutima witeguye. Dawidi yaragiraga kandi yakoraga akazi gasanzwe, ariko mu gihe abandi bamwibagirwaga, Imana yo yari imuzi, ntabwo yigeze igira gute, imwibagirwa. Nawe nubwo waba uri mu muryango abantu bose barakwibagiwe iwanyu, ujye uzirikana yuko Imana itagize gute, itakwibagiwe. Ariko ni kangahe uyu munsi wa none dushobora kuba tubinyangamugayo imbere y'abantu kuko bari kutureba, ariko igihe dutandukanye nabo tugiye mu buzima bwacu busanzwe, aho abantu batatuzi, ubunyangamugayo bwacu bukagira gute, bugasigara. Ntabwo ubunyangamugayo uyu munsi dufite ari ubunyangamugayo buri mu mitima yacu, ahubwo ni ubunyangamugayo bw'uko abantu bagize gute, batureba. Ariko Dawidi aho yarari naho abantu batamurebaga, yakomeje kuba inyangamugayo n'indahemuka he kuma. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Ry'Abadivantisi b'umunsi wa karindwi kemera tugira bamwe muri ryo kandi twitwa abategereje. Reka uwo dutegereje dukomeze kumuhangaho amaso, tuba bidatinze agiye kugaruka, tuzabane nawe mu bwami bwe yagiye kudutegurira. Nibyo nimusabira buri wese mu izina rya Yesu. Mbere yuko turi buganire, isaha ni kubona hariya abanyakigali saa sita zageze, hari indi saha ibiri gusona mu kindi cyerekezo, ariko ntabwo ndibuze kubatindira, muze kuntega amatwi tuze kujyana. Iyo saha ize gusona nyuma y'amagambo turi buze kuganira. Ndabanza kubaha intashyo zaba umuryango wanjye, bambwiye ngo udutahirize abakabeza. Izo ntashyo murazakiriye, kandi aba Pathfinder n'abavantiriye mugenzi wanyu yambwiye ngo basuhuze. Murahari? Okay, murakoze cyane. Abakuru b'itorero na pastor ubwo twari turi kumwe nimugoroba, bambwiye ngo dusurize abana b'Imana, abavandimwe bizereye hamwe muri Yesu Kristo, babwire yuko dukomeje urugamba kandi gutabarwa kwacu kwegereje. Imana rero iduhana umugisha kandi iduhe guturiza mu nzu yayo muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Twakomeje kumva insanganyamatsiko dufite muri iyi sabukuru y'Abadondabukanda, kuri imyaka 75 bamaze babayeho. Ubwo muri make ubaza imyaka 75 baremejwe mu nteko nkuru rusange ryari. Imibare baye imibare baba baremejwe ryari? Muri 50 mu 1950. Biroroshye iyo mibare, ntekereza ko buri wese yakabaye ayizi mu mutwe. Ariko ukurikije iyo myaka yose n'igihe icyiciro cyaje cyatangiriye, ukareba n'abagitangiye, uburyo umwe yari umurondabukanda undi nawe ari mu basenior youth, ukabona uburyo bagize igitekerezo cy'uburyo uyu murimo wakorwa kandi ukozwe nabo. Turabashimira ko Imana yabaye icyo gitekerezo, uyu munsi kikaba cyaragutse, kandi tukaba twaremeye natwe kugendera mu nkweto yabo kugira ngo dufatanye nabo kwamaza ubutumwa bwiza. Imana ibaha umugisha. Kubaho rero uri umurondabukanda ufite intego bisobanuye iki? Bahoze babivuga mu gitondo abarondabukanda, ariko ndashaka ko tuzirikana ibi bintu bine gusa. Ntabwo ari abarondabukanda gusa, nawe birakureba. Nimwumve yuko iyi ntego ireba abarondabukanda gusa. Ubundi usobanuye ijambo ubukanda ririmo ikintu kirekire, ariko ntabwo ari byo nshaka gusobanura. Twite kuri ibi bintu cyane. Ubundi kubaho uri umurondabukanda ufite intego bisobanuye iki? Cyambere ni ugukura mu by'umwuka. Gukura hehe?
none nabo Pathfinder bakeneye gukura mu by'umwuka, twese dukeneye gukura hehe? Mu by'umwuka. Icya kabiri, gukorera abandi. Ena White yanditse aya magambo avuga ko ushaka gukorera abandi ni ukuba ukomeye muri mwe nanjye no kuba umugaragu wabo. Niyo mpamvu Yesu Kristo igihe yari ari mu isi yabajije ikibazo aravuga ngo ninde ushaka kuba mukuru muri mwe? Yaravuze ngo nushaka kuba umugaragu w'iki? Niyo mpamvu mu gitabo cy'ibifuzwa ibihe byose ku cyisho cyitwa umugaragu w'abagaragu, nimukiga neza, igihe Kristo yari ari gusoza urugendo rwe rwa nyuma hano ku isi n'inshingano yari yamuzanye, yaciye bugufi yoza ibirenge abigishwa be. Nk'abigishwa bari bazi inshingano ya Kristo, bamwe muri bo ntago bashakaga ko aboza ibirenge, ariko yarababwiye ngo nintaboza ibirenge ntaho turaba tugize gute. Niyo mpamvu rero ushaka kuba mukuru ku bandi agomba kuba umugaragu wabo. Ikindi cya gatatu, ugomba kuba umucyo. Ntabwo aba bana aribo bakeneye kumurika, twese dukeneye kumurika. Muri Matayo natubwira ngo ese hari umuntu wabasha gutwikiriza intonga umucyo? Birashoboka? Iyo utwikirije intonga yawe umucyo, wa mucyo ugira gute? Urazima. Ariko iyo ushaka ko umucyo umurika, ugomba kujya ku gasongero kugira ngo abantu bose babashe kubona kugize gute? Umurika. Twese dukeneye rero kuba umucyo umurikira abandi. Ikindi ni kubaha amategeko. Buriya iyo urebye leta z'isi zose, amategeko zigenderaho ni muyiga neza, mugasubira mu Kuva. Amategeko y'imbonezamibano Mose yashyizeho mu Bisiraheli hagati muri bo, ni uyu munsi leta z'isi zose zubakiyeho. Nta muntu muto, nta muyobozi, nta muntu mukuru, twese dukeneye gucana urumuri kandi twiteguye kugenda. Insanganyamatsiko twari dufite yaravuga ngo I will go, I will, kandi n'uyu munsi hano tugize gute? Tugikomeje. Ese witeguye kugenda? Niteguye kugenda. Isomo badusomeye iri mu Rwambere rwa Timoteyo igice cyaho cya 4 umurongo wa 12 riravuga ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ubikitegerezo muki mu bizera bose, kandi yaba ibyo uvuga, yaba mu ngeso zawe, yaba mu rukundo, mu kwizera no ku mutima ugize gute? Uboneye. Ibi biri mu bintu birimo biragora abantu benshi muri iri korosi turimo turasoza cyangwa turi gukata risoza amateka y'isi. Ikintu cyitwa ubunyangamugayo n'ingeso ziboneye mu bantu benshi biri gutakara. Ariko igihe cyose ugendera mu kijambo ry'Imana rivuga ntihakagire umuntu uhinyura iki? Ubusore bwawe. Ese abaronda bukanda bafite intego, iyi ntego ni iyihe? Ugomba kuba uri umuronda bukanda ufite intego. Ariko kuba ufite intego biragusaba kugira ngo ubashe no kugena ahazaza hawe uri kuhagena, ariko uri kuhagenera muri Yesu Kristo. Nibwo intego n'ibyo ushaka kwifuza byose bizagira gute? Bizagerwaho. Zaburi y'ijana 138 aho uyu Pathfinder yadusomeye umurongo wa 8 hari amagambo avuga ngo Uwiteka azatunganya ibyawe rwose. Azagira gute? Ariko kubitunganya nuko wagendeye mu masezerano Uwiteka yagize gute? Yatanze. Niyo mpamvu Uwiteka azatunganya ibyawe rwose. Uwiteka imbabazi zawe zihora iteka ryose, ntureka imirimo y'intoki za ibyo Uwiteka yasezeranye byose. Igihe twemeye kugenda mu bubasha bwe, tukemera kugendera mu mategeko ye, byose azabisohoza muri twebwe. Kuri iyi sabukuru y'imyaka 75 aba baronda bukanda bari kwizihiza uyu munsi, twese dufatanyije turishimira intambwe n'urugendo aba bana bamaze kuri iyi myaka, yaba abatangiye bangana n'aba, yaba n'abandi bari inyuma yabo bazagera mu kigero cyabo. Intego ni imwe, niyo kwamamaza ubutumwa bwiza, kandi tugomba kwamamaza ubutumwa bwiza ariko turiho dufite iki? Intego. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku musore umwe w'umuronda bukanda mugenzi wanyu. Bafite Bibiliya
muze gusoma igitekerezo dusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli mu gice cyaho cya 16 uherewe no ku gice cya 15 ugakomeza urwo rugendo rwose. Uyu musore ntabwo yari mukuru, kandi uyu musore ntabwo yari umuntu ukomeye cyangwa abe ari umuntu uzwi cyane, oya. Yamaraga igihe kinini cy'ubuzima bwe bwose aragiye amatungo ya se. Kubera iki uyu musore yaragiraga amatungo ya se? Abavandimwe be bavukanaga bakuru be ntabwo bari bahari, bari baragiye ku rugamba gutabara. Asigara nk'umwana mutoya mu rugo w'umuhererezi ugomba kwita ku byo bakuru be bagakwiye kuba bitaho kuko batagize gute, badahari. Uyu musore witwa Dawidi bari kutubwira yamaraga igihe kinini aragiye, ariko nubwo yaragagiye yabaga ari kuririmba zaburi agira gute, asenga. Ikindi Dawidi yakoraga, Imana yamuhisemo ngo akore ibintu bigize gute, bikomeye. Dawidi yari umusore uriho kandi ufite intego n'icyerekezo cy'ubuzima bwe. Uyu numurondabukanda kandi Imana yashakaga ko nawe abaho ari umuntu ufite intego. Reka turebe rero ibintu by'ingenzi mu buzima bwe twigishwa nuko yabaye umurondabukanda ufite intego. Buri gice cyose kiraza kuduha icyerekezo nicyo Imana ishaka kuri twe, ishaka kuzuriza mu migambi yayo muri twe uyu munsi. Dawidi yari umusore usanzwe kandi yari afite umuhamagaro w'iteka. Kubera iki rero? Uyu muhanuzi witwa Samweli igihe yajyaga mu rugo rwa Yesayi, yagezeyo ari gushaka umuntu Imana yamutumyeho, kuko Imana yari imaze kwitegereza Sawuli wari uyoboye ubwoko bwa Isiraheli. Imana ibwira Samweli amubwira ati, ariko ntabwo ubona ko Sawuli atari umwami nishimiye ngewe ubwanjye, ntari nkeneye ko aba umwami w'ubwoko bwanjye. Nuko Imana ibwira Samweli, iramuhagurutsa iramubwira ati, genda ujye mu rugo rw'uyu musaza witwa Yesayi, ugende utwaye amavuta, ndakubwira uwo uri buze kwimikisha iki, amavuta. Igihe Samweli yinjiraga kwa Yesayi amaze kumubwira umugambi n'icyo ari buze gukora, ariko mbere yaho Samweli mu kiganiro yagiranye n'Uwiteka yaramubwiye ati, Sawuli nabimenya ari buze kungirira nabi. Imana ibwira Samweli amubwira ati, genda ubikora uko ndi buze kubikubwira. Igihe yafataga amavuta yatwaye ageze kwa Yesayi, Yesayi yarebye umwana we w'imfura, arangije aramuzana mu bahungu yari afite. Igihe yamugezaga aho ngaho, Uwiteka abwira Samweli ati, uwo nshaka akaba umwami ntabwo ari uwo nguwo. Bazana uwa kabiri, bazana uwa gatatu, bazana uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu. Bose amaze kubahetura arababwira ngo uwo nshaka ntabwo ari uwo. Aramubaza ngo nta wundi mwana ufite ugize gute, usigaye? Aramubwira ati, hari agahungu gato yamfite kari kuragira iki? Aramubwira ati, genda uzane uwo nguwo, kandi ibyo mwatetse byose mwe muretse kubirya ataragira gute. Hanyuma bazana Dawidi. Akigera imbere ya Samweli yaravuze ngo ukwiye kuba umwami n'iki? Bibiliya iravuga ngo Dawidi ngo yaratukuraga kandi ari umwana ufite igikuriro. Igihe yamuzanaga yamwimikishije amavuta, ariko Imana yaravuze iti, nturebe mu maso he uko hangana, nturebe igihagararo, ntiwite yuko ari we mutoya mu bantu bose bari aho. Mwibuka Abisirayeli bajya guhitamo umwami, bahisemo Sawuli kuko yari umusore w'igihagararo kandi ari umusore w'igikundiro, ari umusore babona ko ufite iki, imbara. Nuko Uwiteka abwira Samweli ati, ubabwiye nubwo bamuhisemo yuko azabagirira nabi. Ariko Dawidi igihe Imana yari imaze kubwira Samweli ko ari we agomba guhitamo, yaramubwiye ati, nturebe mu maso he cyangwa ngo urebe ikirere cye uko ari kirekire, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bagize gute, nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka areba mu mitima yacu. Mu gitabo cya mbere cya Samweli cya 16 umurongo wa 7, Imana yijya guhamagara ntabwo yita ku isura yacu. Ntabwo Imana ishaka umutima witeguye, nicyo Imana ikeneye, umutima witeguye.
Dawidi yaragiraga kandi yakoraga akazi gasanzwe, ariko mu gihe abandi bamwibagirwaga, Imana yo yari imuzi, ntabwo yigeze igira gute imwibagirwa. Nawe nubwo waba uri mu muryango abantu bose barakwibagiwe iwanyu, ujye uzirikana yuko Imana itagize gute itakwibagiwe. Mu gitabo cy'umwuka w'abahanuzi, mu bakurambere n'abahanuzi, Ellen White yanditse kuri paji ya 632, ubwo n'abafite igitabo cy'icyongereza, ku isubi yaho ya 3 yanditse amagambo avuga ngo Dawidi yakuraga mu buntu bw'imbere n'inyuma n'abantu, yari yaratoranyijwe mu nzira z'Uwiteka, none umutima we yawuhaye kurushaho gutera imbere kugira ngo akore ubushake bw'Imana. Uburambe bwe mu nzu y'umwami, aho yabonaga ibigeragezo bya Sawuli n'agahinda k'ubutegetsi bwe, byatumye asubiza amaso inyuma, aratekereza cyane. Mu bihe by'umubabaro n'ihungabana, Dawidi yafashe inanga ye, atekereza ku Mana ariyo soko y'ibyiza byose, maze aririmbira Uwiteka. Haleluya. Igisubizo cy'ibibazo byose bya Dawidi byari uguhimbaza Imana. Niyo mpamvu hari abaririmbyi bahimbye ni bavuga ngo igihe cyose ubabaye jya ugira gute, jya uririmba. Igihe cyose wumva uremerewe, gira gute, ririmba. Dawidi yafataga umwanya wo kuririmba no kugira gute, no gusenga. Nubwo uyu munsi ushobora kuba udafite umwanya w'ingenzi mu bantu, nubwo uyu munsi abantu bakubona nk'umuntu udafite agaciro, Imana irakubona kandi ibona ko uri umuntu w'agaciro. Ubudahemuka bwawe mu bintu bito nibwo bugena imico yawe yahazaza. Ariko uyu munsi fata umuntu w'umusore amubwira ati, nshuti yanjye, ndabona uri umusore umwizera dusengana, ndabona rwose waba ufite ibitekerezo bizima, ndifuza yuko nagushyira muri business yanjye ukamfasha. Wamubonyemo icyizere n'ubunyangamugayo, ariko muri we ntabyo yigize gute, ntabyo yifitemo. Icyizere abantu bakubonamo wakakwiye kugiha agaciro. Butugezaho abasore bari mu itorero baba bashomeri, kandi abantu bafite ibyo babaha ngo bakore, bitewe nuko nta bunyangamugayo n'icyizere bagize gute bababonamo. Dukwiye kubaho turi abasore, turi abarondabukana, turi abizera bafite intego y'icyo Kristo yagize gute yaduhamagariye. Intego rero ivukira mu ibanga wagiranye n'Imana. Dawidi ntabwo yigeze atinda ku nsinzi ye n'ibanga yari afitanye n'Imana. Insinzi zose Dawidi yari yaragize mbere, igihe yaragiraga, ntabwo izo nsinzi abantu bari bagize gute, bari bazizi. Dawidi igihe yabaga ari kumwe n'amatungo, ngo yari afite ibuye rye yashyiraga mu mugozi yazunguzaga, akabasha guhangana n'idubu n'intare byazaga bije kurya amatungo ya se, agahangana nabyo akagira gute, akabyica. Ariko abantu bose ntago bari bazi ubuhangange n'imbaraga Dawidi agize gute afite, kuko ibyo yakoraga yabikoreraga mu gasozi aho abantu batagize gute batari. Bibiliya ivuga amagambo akomeye mu gice cya 17 cy'igitabo cya mbere cya Samweli, umurongo wa 36. Ravuga ngo umugaragu wawe yishe intare n'iki n'idobo. Mbere ye Dawidi yuko ahura na Goliyati, yari amaze gutsinda intambara zibanga abantu batari bazi. Iyo nta muntu warebaga, yakomeje no kuba inyangamugayo. Ariko ni kangahe uyu munsi wa none dushobora kuba tuba inyangamugayo imbere y'abantu kuko bari kutureba, ariko igihe dutandukanye nabo tugiye mu buzima bwacu busanzwe, aho abantu batatuzi, ubunyangamugayo bwacu bukagira gute, bugasigara. Ntabwo ubunyangamugayo uyu munsi dufite ari ubunyangamugayo buri mu mitima yacu, ahubwo ni ubunyangamugayo bw'uko abantu bagize gute batureba. Ariko Dawidi aho yarari naho abantu batamurebaga, yakomeje kuba inyangamugayo n'indahemuka yahe kumana. Umurondabukanda rero ufite intego akwiye kubaho ari umuntu wiringiye Imana.
iyo rero tutubatsemo indangagaciro za Yesu ntago dushobora guhagarara dushikamye. Amahitamo mato kandi yoroheje ya buri munsi, kuba inyangamugayo, gusenga, kumvira ababyeyi, kwanga akajagari, atwigisha gutsinda ibikomeye. Ngiki icyo Dawidi yakoze. None iyo urundi umurondabukanda ukaba ufite intego kandi ushaka kwiringira Imana, niyo mpamvu bakomeje kutubwira amasezerano yabo bayatwibutsa, batubwira ko kubw'ubuntu bw'Imana bazaba umugaragu n'umunyakuri kandi bazakurikiza amategeko agenga urubyiruko rw'Abadiventiste umunsi wa karindwi, kandi akazaba umugaragu w'Imana. N'iki? N'inshuti y'iki? Ese uyu munsi ubushuti buracyariho? Dufite indirimbo ivuga ngo nkunda ubushuti buva hehe. Ubu dusigaye dufite inshuti, ni inshuti zidukunda yuko dufite iki ibintu iyo bimaze kugenda nibwo usobanukirwa n'inshuti wari ufite ko ari inshuti nyakuri. Abarondabukanda mukwiye kwiga mushikamye kuri iri sezerano ryanyu musezerana, kandi bagira n'amategeko bavuga ngo gukomeza umurinzi wa hehe. Ariko reka mbabaze ikibazo babyeyi, uyu mwana yamenya ate gukomeza umurinzi wo mu ruturuturu mu rugo atabona bagira gute? Dukeneye gusubira ku gicaniro. Nitwe dutoza aba barondabukanda ko bagomba kuzirikana uyu murinzi wo mu ruturuturu. Nahoze numva ibyo twakoze ku isabato yashize hano. Umuyobozi w'ishuri ryo ku isabato yavuze ngo iyo umuntu yatsinzwe atinya no kuvuga iki? Amanota ye, sibyo se? Murahura wamubaza umunyeshuri wayo wa kangahe ati narabitsinze. None se wagize amanota angahe? Nagize gute? Rimwe na rimwe agashaka uburyo gukwepa kugira ngo icyo kiganiro uzanye kitakomeza kubihira amatwi ye. Nubwo turi mu isi iri kudukurura cyane, nubwo isi dukurura, ariko mureke na Yesu Kristo agire gute? Adukurure. Bagomba kubaho, bagomba gukora ibikwiye, twese turabikeneye. Tugomba no kwitegereza abo tugize gute? Tuvugana. Buriya ikimenyetso kigaragaza yuko umuntu ari kukubwiza ukuri cyangwa ari kukubeshya, ubibona iyo muhanganye amaso ku maso. Umuntu nimujya muvugana ukabona atangiye kujya bibika umutwe ari kureba hirya, ujye umenya ko ari kuvumbura tekinike zose cyangwa ibyo agiye kubeshya muri we. Ariko umuntu muzavugana akakubwira ariko kureba, kwitegereza, umenya ko ari kukubwiza ukuri cyangwa agize gute? Akubeshya. Kwamamaza ubutumwa bwiza no kwita ku mubiri wanjye. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko imibiri yacu ari insengero z'umwuka wera uri muri twe. Igihe tutabasha kwita ku mibiri yacu neza, iyi mibiri twahawe ngibi insengero Kristo akwiye guturamo, kandi bizahera kuri abo barondabukanda bato. Hariya n'abagabo bari hano na bakuru bawe, birashoboka yuko ushobora guhangana n'uriya muntu. Nuko Dawidi igihe yafataga icyemezo cyo gufata wa mugozi we n'ifumba yari afite ryabagamo utubuye, igihe yahagararaga imbere ya Goliyati yaramurebye araseka cyane, aramusuzugura. Akenge kari gasigaye mu ngofero Goliyati yari yambaye, mu mbaraga z'Imana zasunitswe n'ibuye ryaragiye ririnjira igihangange, abantu bose batinyaga kikubita hasi. Iyo wiringiye Imana, iyo iri mu masezerano y'Imana, ibikuremereye byose, ibikurwanya byose, Imana irabisunika nubwo byanyura mu kantu gatoya ikabasha kubikuraho. Icyo dusabwa gusa ni ukwiringira Imana. Intsinzi rero Dawidi yagezeho imwe ntabwo ivuze yuko ibigeragezo biba birangiye, oya. Ahubwo iyo utsinze urugamba rwa mbere, ugomba kwitegura guhangana n'urugamba rugize gute? Rukurikiyeho. Nyuma yo kwica Goliyati, ese hari ubwo Dawidi yahise aba umwami? Oya. Nubwo ingabo zose zari zimaze kubona igihe kinini barwana, barananiwe guhanga muri icyo gihangange, nubwo
nubwo Dawidi yishe Goliyati ntabwo yigeze aba umwa igihe cyarageze ko Dawidi yari umucuranzi, Dawidi yari umuririmbyi, ngo Sawuli yifuje kumuzana mu rugo rwe kugira ngo ajye agira gute amucurangira, anagira gute anamuririmbira. Ariko kuko amavuta Samweli yari yasize Dawidi n'icyubahiro cy'Imana n'ubwiza bw'Imana byagaraga muri Dawidi, Dawidi ngo yaririmbaga agacuranga, abantu bose bakitegereza Dawidi bakamubonamo umuntu ufite ubushobozi n'ububasha bwo kugira gute bwo kubayobora. Yabona uburyo abantu bitaye kuri Dawidi, Sawuli bikagira gute bikamubabaza. Dawidi yaratangiye urundi rugamba rutari rumworoheye. Inzira rero y'intego inyura no mu butayu mbere yo kugera ku ntsinzi. Niba uri mu bihe bikomeye ntucike intege, Imana iracyagukorera. Ubutayu ntabwo ari ibyerezo by'ibintu byose, ni ishuri ryo kukugira umurondabukambe yize gute ukomeye. Umurondabukambe rero ufite intego yubaha Imana. Nubwo Dawidi yagize amahirwe, yari afite amahirwe nyuma yo gusengerezwa na Sawuli amuhiga, yari afite amahirwe yuko Sawuli yagombaga kumwica. Ariko igihe Dawidi yari afite ayo mahirwe, umwanzi yari amufite mu biganza. Yaravuze ati mu gitabo cya mbere cya Samweli cya 24:11, sindi burambure ukuboko kwanjye kuri databuja kuko ari wowe Uwiteka yimikishije iki. Umunsi wa none dusigaye dufite abantu bahangara abayobozi bakanabatuka. Dawidi yari afite imbaraga ariko agira n'icyubahiro cy'Imana. Yemera ubuyobozi, yubaha uwasizwe. Abarondabukambe bakwiye kubaha abapasiteri, bakwiye kubaha abayobozi b'urugaga, bakwiye kubaha abakuru b'itorero, bakwiye kubaha abantu bose babagira inama, bakwiye kubaha ababyeyi ndetse n'abarezi babo. Kandi intego ntikwemerera gukora ikintu kibi ngo ugere ku byo ugize gute wifuza. Ntabwo amahirwe yose ufite yo kuba wakwikiza umwanzi wawe ari inzira ibasha kukugeza ku ntsinzi y'ibyo wifuzaga igihe cyose. Imana ifite uburyo yagennye ibihe byayo uko bigomba kugenda n'uko bigomba gukurikirana. Wishaka guhangara kugira ngo nubwo umuyobozi mwagirana ikibazo, ntabwo ukwiye guhangara umuyobozi imbere y'abantu gukora ibidakwiriye. Dawidi yaravuze ngo nahangarane, ariko ikimenyetso gikomeye Dawidi yakoze ngo yereke Sawuli yuko yari amufite mu biganza agomba kumwica, yakase ku mwenda we ikinyita. Sawuli yakangukaga yitegereje ku mwenda we, asanga umwenda we ntabwo kimeze nk'uko yabigize gute. Ni icyamwerekaga yuko Dawidi yari afite ubushobozi bwo kugira gute kumwica. Zaburi ya 38:8, Uwiteka azatunganya ibyanjye byose. Wowe nanjye rero turi igice cy'abarondabukambe b'igihe cya nyuma gisoza amateka y'isi. Ariko nubwo turi muri icyo gice gisoza amateka y'isi, Yesu umuyobozi mukuru wacu, Master Guide mukuru wacu, ari hafi kugaruka kudutwara aho yaduteguriye. Niyo mpamvu ibimenyetso byose bigaragaza ko bidatinze buri murondabukambe ufite intego azishimira uwo munsi w'agatangaza ubwo tuzabona Yesu Kristo aje mu bwiza n'icyubahiro. Haleluya. Twese nta kindi dutegereje Yesu Kristo ugiye kwimika ubwami bwe, kandi ubwo bwami agiye kwimika ndasaba buri wese ngo abanze ubwo bwami abwimike mu mutima we. Ubwo Kristo agiye azasange twarabwimise mu mitima yacu, azasange twaramwiteguye, nahamagara amazina y'abera, iryanjye n'iryawe, twese tuzitabe twishimire kubana nawe. Reka muri uyu mwanya dusoza gahunda yacu y'abarondabukambe bafite intego. Wenda bishobora kuba uyu munsi uri mu bushyo wawe uyu munsi, cyangwa uri ku ishuri, cyangwa uri mu rugo, cyangwa uri mu rugaga, cyangwa uri mu muryango. Wenda nawe ubona ibyo ukora, ariko Imana igira gute
irabibona. Nta muntu n'umwe ushobora kumenya ibyo ushobora gukorera mu muryango cyangwa ku ishuri. Abantu bashaka kuba batabiha agaciro, batabyitegereza, ariko ujye uzirikana yuko ibyo ukora byose Imana igize gute? Ibibona. Wenda ushobora kuba uri imbere y'ibihangange, ushobora kuba uri imbere y'abantu bahohoterwa, ufite ubwoba no kwiheba, ariko niba ugendana n'Imana izasohoza imigambi yawe yose. Haleluya. Reka twishingikirize mu masezerano y'Imana, twemere kuba abafatanyabikorwa n'Imana, twemere kugendera mu bushake bwayo, nibwo ibyo twifuzaho byose bizasohorera muri twebwe. Ese uyu munsi wowe Imana irakubaza iki kibazo kandi ugitekerezeho. Ushaka kuba umurondabukanda nka Dawidi? Ushaka kubaho umuntu ufite intego nka Dawidi? Ushaka kugena ahazaza hawe muri Yesu Kristo nk'uko Dawidi yahagennye? Niba ari byo, ndaza kubararikira kugira ngo twese tuze gufatanya mu gihe dusenga kandi dusabe Mwuka w'Imana n'imbaraga mu buzima bwacu, kugira ngo tubeho turi abantu bafite intego kandi tubeho ubuzima bwacu bwose tubushyize mu biganza by'Imana. Bwira Uwiteka uti, ndi hano, koresha ubuzima bwanjye, ndifuza kuzuza inshingano yawe. Mbere yuko dusenga, reka twese dufatanyirize hamwe dusubiremo aya magambo twasomye muri Zaburi 138 umurongo wa 8. Reka mbasabe twese duhagaze dusubiremo aya magambo, hanyuma tuze gufata umwanya wo gusoza iyi gahunda yacu tunasenga. Uwiteka azatunganya ibyanjye rwose. Uwiteka, imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Ntureke imirimo y'intoki zawe. Reka dusenga Imana. Mwami Imana, Uwiteka Mana yacu, bana bawe turagushimye ko wabanye natwe muri aya masaha, muri gahunda zose twari dufite imbere zikayoborwa nawe. Uduhaye amagambo meza y'uburyo dukwiye kubaho dufite intego, nk'uko Dawidi yabayeho ari umusore muto ariko afite intego kandi ari inyangamugayo, atagomba kuguhemukira yaba aho bamureba n'aho batamureba. Turifuza kugira ngo natwe tubindahemuka kuba tubona n'abatatubona, kuko uwo dukwiye kuba indahemuka kurenza abandi ni wowe. Reka uyu mwanya abana bari ahangaha ubahe gukura n'abana bafite intego, ubahe gukura n'abarondabo kandi bafite intego, yaba aho ababyeyi babo bababona, yaba aho abarezi babo bababona, yaba aho babagira inama bababona, mu nzira zabo aho bari hose, ku mashuri aho basize ababyeyi mu rugo. Ujye ubaha kuba inyangamugayo kandi ujye ubaha kuba abantu bafite intego, bafite n'icyerekezo. Reka twese ubwo twishimira kuba umwe nawe mu buntu bwawe, nk'uko isezerano ryawe riri kandi tukaribonera muri Dawidi, nyuma y'uko waje gutoranya abazagukomokaho uhereye kuri Aburahamu, tukaza kubibona igihe mu gisekuru cy'umwana wa Yesu Kristo yaje kuvukiramo kugira ngo acungure inyoko muntu. Tubonamo yuko Dawidi ari muri ibyo bisekuru, akaza gucungura inyoko muntu kuko yari afite intego. Reka icyo wadusigiye gikomoka mu batubanjirije kibe itangiriro ry'ubuzima bwacu uyu munsi. Duhanga amaso kuri wowe, ko gutabarwa kwacu niho kuri. Dushoje twifuza kuzakubona mu maso. Reka ibyo byiringiro bibi byacu uyu munsi none n'iteka ryose nibyo dusabye twizeye kwidorora mu izina rya Yesu, amen. Reka mbashimire kandi mbasabe kugira ngo Imana idukomereze mu buntu bwayo, kandi ubwo tugiye gutandukana ku mubiri, gutandukana kwacu kubukwera, imitima yacu ikomeze guhurizwa muri we kugeza ubwo Yesu Kristo azagaruka. Nibyo mbasabira nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibeze rwose, mwebwe ubwanyu n'umubiri wanyu n'ubwenge n'umwuka, kugira ngo birindwe bitazabaho umugayo kugeza ubwo umwami wacu Yesu Kristo azagaruka. Yaduhamagaye niyo kwizerwa, ibyo dutekereza n'ibyo twifuza izabikora mu izina rya Yesu. Mukomeze kugira isabato nziza. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.